sheri wanjye nterese nkaba tugiye gupfa imibonano mpuzabitsina njye namuha. Cha boss b'iyi minsi kugira ngo bazaguha akazi no kubanza kugusaba kuryamana. Impamvu ingo nyinshi zisigaye zisenyuka suko nta bushobozi bafite cyangwa ari ukubura amafaranga, ahubwo byose biri uko bipfira mu buriri. Ese ubwo buri proud ntago mu bantu rega ashaka kugusoma ariko wakumva ufite isoni. Zira ko mumeze fresh barongera kubasuhuza no kubaha ikaze kuri yawe TV kugira ngo mwongere mwibane natwe tugarutse kugira ngo twongere twigarurire warundi munsi bari ibindi bishyashya tuba tugarukanye n'abatumirwa bagiye batandukanye tuba turi kumwe. Nkakwibutsa ko nitwa Patrick, nkakwibutsa ko kandi tuba turi kumwe na website nziza cyane yacu ya yawetv.com. iyo ngiyo niyo usangaho amakuru yizewe kandi abagezweho umunsi ku munsi, ukamenya amakuru. Ikintu cya mbere n'amakuru n'abandi bajya kuvuga ngo ikintu cya mbere n'amakuru, ndabeshya umukobwa. Ikintu cya mbere si amakuru. N'amakuru. Ngira ngo kiruto kandi turi kumwe na Body Max Fitness abanga bagufasha kumera neza cyane, ugatera neza cyane umubiri wawe ukaba umeze fresh, ugacukubiri na za rubagimpande zimwe zijya zitaka n'abacecuru. Dufite gym nziza cyane irimo abatoza bagufasha gukora umwitozo bagendanye n'ibiro byawe n'umubiri wawe ukomeze. Dufite sauna de massage, dufite swimming pool nziza cyane ku bantu bakunda koga. Ari umukobwa turi kumwe niho ajya kogera. Uratugana duhereye mu Giporoso usa n'uwerekeza i Kanombe ukinjira muri Hilltop kati ibumoso bwawe. Ni Body Max Fitness. Duhamagare kuri 0788358041 tugwizo service mbanywaye haruguru. Nkuko murimo kubibona ntago turi buze gutinda cyane, turi kumwe n'umukobwa mwiza cyane hano, turi kumwe kuri kamera zanyu cyangwa se kuri screen zanyu. Marinywera amazi, n'amazi n'akajine. Ni Fanta. Ubusanzwe nywera Fanta? Nikundira Citro. Ntago ujya unywa inzoga? This. Yo this. Amakuru y'imisi. Amakuru ni meza. Umeze neza? Twishimiye kukwakira kabisa. Murakoze cyane. Amazina? Ni yandi Umugwaneza Irene. Umugwaneza Irene Umugwaneza. Yego. Kabisa tugwaye ikaze rero. Wakoze cyane kutugenderera, twizere ko umeze neza. Welcome to the show. Thank you. Andi makuru y'imisi. Amakuru ni meza. Kwitonze cyane no byakabije. Indwara yakuze. Nsanzwe nitonda. Indwara yakomeje gukura. Yego. Okay. Iyo umukobwa bavuze ngo yambaye neza aba yambaye gute Irene we? Aba yambaye biterwa n'ibyo ukunda. Hari igihe ushaka wambaye ikanzu cyangwa ipantaro birashoboka. Cyangwa kamini. Ko byumva nyine icyo wumva kikubereye. Iyo usohokanye n'umukunzi wumva mwaba mwambaye gute? Shushanyiriza tuwasohokanye n'umukunzi. Shushanya wasohokanye nanjye. Naba nambaye gute wambaye gute? Akamva n'ikina. Akiye twagiye shushanyiriza none. Naba nambaye ikanzu n'agakweto. Nyine ntago wasohokana n'umukunzi yambaye ipantaro. Ntago biba biri kumacinga neza. Ariko iyo wambaye ikanzu umukunzi akambara ipantaro ibintu biba bisa neza cyane. Bisa neza. Ikanzu umukunzi ku ipantaro. Mufatanye kagatoki ku kandi. Akaba nabonye ngo umukunzi wawe mugenda mufatanye cyangwa mugenda mweze nk'abisirayo bava mu Misiri. Mugenda mufatanye. Okay, fresh sana. Yitwa Irene niwe tugiye kuba twiganira. Tugarutse mu ndi munsi tugira ngo twiganire tubashe kugira bimwe na bimwe tuganiraho. Nawe ujya muri comment ukatubwira uko byumva. Niba utarakora subscribe urabikora kugira ngo n'ubundi ujye ubasha kudukurikirana buri uko twaprodinze ikiganiro kuri YouTube channel yacu yawe TV. Yitwa Irene Umugwaneza Chanela. Amakuru Chanela ni meza. Kubivuga ni fresh. Umugwaneza Irene Chanela. Ukuri kubivuga. Wagira ngo nkomeze. Komeza ubivuga. Turi kumwe n'Umugwaneza Irene Chanela. Gutyo kabisa. Uko nguko. Nanjye gusubiraho nanone. Reka dushimira abantu baba badukurikiranye kabisa, babana natwe umunsi ku munsi. Tuba tubashimira n'iby'agaciro cyane kubagira. Tuba tugarutse kugira ngo twongere twiganirire. Okay, yitwa Irene rero niwe tugiye kuma tuganira. Irene, iyo bavuze ngo umukobwa cyangwa umusore, umva ari ku myaka ingahe akaba yatakibi wabo? Wenda nubwo ni ku musore, sinzi niba ari ku mukobwa nawe ari uko, urabitubwira uko byumva. Nko ku myaka 30. Umusore? Nibaza ko yaba atakibi wabo pe. Ubu nta musore imyaka 5 kibanira n'umukecuru. Barahari ariko ntago mbifata neza nyine nk'uburezi. Ubyatari. None se umuntu atarabona akazi yaba avi waba ajya he? Utarabona akazi utarashaka. Abasore bose bafite iyo myaka ni ngombwa ngo babe babi wabo. Shaka kujya hanze. Babaye umuhungu.
ushaka kuva iwanyu sibyo ukajya kuba hanze ukareba nyine buriya ni umuntu abiwabo ntago abatekereza neza icyo twakora se bakibi wabo ati ntago itekereza bimeze neza ntago batekereza neza abasore bakibi wabo ku myaka nk'iyo ngiyo tubwiye ku myaka 30 baba bagifite ubutesi urumva ntago nyine baba bumva ko ibintu byose nyine bagomba kubibona ko bakiri iwabo batabanje kubishaka kandi buriya nyine iyo uri hanze ugomba kumenya ubuzima bwo hanze nyine bwose uko bumeze ni ukuvuga ngo ntago ibitekerezo babikora neza ku musore w'iwabo yego nyine ubukibi wanyu tu ku mukobwa se we ni ku myaka ingahe cyangwa bireba umusore gusa oya no umukobwa we sinzi ariko umukobwa na 30 yageza kibi wabo ibyo ntago bisebetse ntago bisebetse yego ntago bisebetse pe none si uwo ntago musore ndi kubavugira abakobwa ngo kuko ndi umukobwa n'ubundi ko ntago urayigeze uracyaburaho 13 kufite 17 ntago n'ubundi ntago urayigeza ariko se ntago bivuze umukobwa ubundi igihe cyose ahora ari umwana yego buriya niko ariko nibaza ko imyaka 30 umusore birakwiye ko yaba atakibi wabo pe ari hanze nyine ari guhiga nk'abandi bose ariko uri hasi azataha none se atarabona akazi atarashaka urugo ngo agire urwe yaba ari mu gasozi ahamarike cyakora adafite akazi sibyo ataranashaka yego yaba yibereye iwabo akora none simbifata kuko yaguma iwabo nose kuki atashaka kuva iwabo ngo ajye hanze arebe ukuntu imihanda imeza ashaka n'akazi n'ikindi ntabwo bakunda n'umuntu ukeje 30 akibi iwabo si wajya ujya kumusura iwabo bavuga nizo wajya kumusura agiye kukwerekana ntabwo ajya kumusura iwabo nta nubwo bibaho umusore ufite imyaka 30 yakabaye nyine ari hanze ari gushaka ubuzima ejo bundi ashaka kugira famiye imuturutseho nese byose yabishaka ari iwabo none se wamugara ugiye nko gusura umusore ugeze gitarana kibi iwabo waba umusuye bagiye kukwerekana nk'umugeni waba umusuye nka boyfriend yaba ari brother wawe wenda wo muri famiye waba uje gusura iwabo ariko wenda biba ari ubwitonzi ariko hari abantu babitonda ku buryo avuga ati kuzava iwacu yashaya abana wapi kabisa akumva nyine yikundiye kubi iwabo ufite akazi ugakora ugataha mu rugo wenda nta kibazo ariko nabwo ufite akazi nibaza ko utajya iwanyu wajya nyine washaka ukundi kuntu ukajya kubasura nyine nk'umusore mukuru nyine ukuze ukajya gusura nyine iwanyu gutya kutaha batakubona buri munsi uhataha buri munsi n'umukobwa utereta ashaka kwibaza impamvu umusore afite imyaka 30 aracyaba iwabo muri ghetto aracyaba wenda ntago ari kujya muri ghetto hari kwibera iwabo kwa nyina cyangwa kwa se kibaza n'ibiki nase ntago ko nyine hari abantu bavuga ngo ghetto zikurura uburara ntago ngiye mbifata gutyo ko ghetto buri muntu wese rega aba afite ukuntu abayeho sibyo n'icyo ashaka mu buzima gusa abantu bose baba muri ghetto baba ari ibirara ntago ari ibirara none se umuntu abonye akazi hafi y'iwabo ni ngombwa gukodesha ngo ave iwabo erega buriya iyo uvuye mu rugo nakubwiye ngo unamenye ubwenge umenya nyine buri kimwe cyose ko kiba kiri ku mutwe wawe ariko iyo uri iwanyu nyine buri kintu cyose barakiguha ntabwo utekereza neza kuko uri iwanyu ariko iyo uri hanze uba ugomba kumenya buri kimwe cyose ko kiri kuri wowe nyine bikarushaho uri no gukura ariko n'imyaka 30 ni myinshi umusore yigabanya tarani bavuze nyinshi uyifite ubwo byarakujabutse njyewe abana nafite nk'ingahe ntabwo mbizi ariko wenda ngereranyije bitewe n'ukundi kukubona 20 byibura ni 6 cyangwa ni 7 simbizi niba ari byo ariko nibyo simbizi twikomere twikomere uravuga uti rero ntago umusore akaki iyo umusore nyine umusore mukundana ukumva aracyabaho umufata gute mufata twagana nyine akambira impamvu wenda ashaka kuba biwabo kuko nta kazi afite kuko wenda yumva ataragira wenda inshingano zo kuba yajya hanze ariko umusore ufite imyaka 30 ngiye numva yaba atakibi iwabo rero utekereza nk'umusore wa 30 akibi iwabo wowe ufite ghetto yawe uri umukobwa byabeza rito na nyine nawe arabyumva nyine ni kwa kundi ni ukuri mucishamo mucishamo ijisho yitwa Irene kabisa niyo tuba turimo twiganirira umugwaneza Irene Chanela wigeze ujya mu marushanwa y'ubwiza oya ntago ujya ubigerageza ntago bikunda cyangwa uba wumva nyine utayatsinda nta bushobozi bwo kujya mufite ntago mbikunda ntago bikunda ariko uba wumva ugiyemo watsinda
oya ntago natsinda ajya bate sha nazi kujya abona zica amarushanwa ko n'ubundi nahita ntsinda oya ntago natsinda ugasanga amarushanwa abaye bitageze kure nshaka kudatsinda cyangwa atsinda ariko ntago mbikunda ntago bikunda okay ugiye kundana n'umuntu hari imyaka limite washyiraho ntago wakundana n'umuntu kuruta cyane hari ikintu bitwaye ku ruhande rumwe ni byiza urundi ruhande nanone ntago ari byiza twagiye ushaka kundana n'umuntu mukuru wenda ushaka kundana n'umuntu ufite imyaka 70 tuvuge wowe ufite 21 yego kundanye n'umusaza w'imyaka 50 saba ari so aba ari umugabo wawe aba ari sogokuru none utekereza kundana n'umuntu uruta ababyeyi bawe reka nkubwire hari igihe ukundana n'uwo muntu sibyo arakuruta akurusha ibitekerezo ashaka kuba yakugira inama kuko nyine n'umuntu mukuru imyaka bakurusha ari myinshi hari byinshi aba yarabonye wowe utarabona hari nyine ni inama nyinshi ashaka kuba yakugira ariko ku rundi ruhande ubu wasohokana nawe gute ushobora gusohokana nawe ntube proud kuko afite imyaka myinshi cyane wirusha yawe ugasanga nyine ufite isoni z'uko muri kumwe ni umusaza uracyari mutoya nyine ukumva ntago biri guhura niyo mpamvu uzasire tujya tubona abasaza kuri status zabo kandi babaha amafaranga nyine bariya si wenda sinzi ariko ntekereza yuko ntago navuga ngo wenda icyo baba bashaka baba bamajije kukibona kukibakuraho ariko sintekereza neza ko baba bari proud y'abijana ku ijana ku buryo nkuko ashobora gufata boyfriend we wenda bari mu myaka imwe cyangwa mu kigero kimwe bagasohokana ariko yafata uwo musaza nyine ufite iyo myaka akaba ariko bigenda wenda bashobora kuba basohokana atari proud ye cyangwa wenda hari ukundi kuntu Irene iyo bakubwiye Slay Queen wumva iki Slay Queen ntabyo nzi ntago ziswe ntago mbizi akasha Irene ntago Slay Queen nzi umugwaneza Irene Shanela ntago zisire Slay Queen nazo nzi no bwa mbere iryo zino ryumvisha ndaryumva ariko ntago wumva nyine wowe mu nyurabwenge zawe ntago dushaka n'ubundi ngo bivuge nko kandi babyumva numvamo Queen Slay ariko Slay ntago nyumva yego yego none se kubera iki gukundana n'umuntu kuruta bibe ikibazo kandi bavuga ngo urukundo rujyaho rushatse ku muntu wasengane musohokanye bitwaye ikiza akugira inama sibyo wenda akaba hari byinshi aba yaraciyemo wowe utarageramo hari nyine navuga ko wenda ikintu ubushuti buba bumaze ku muntu kurusha imyaka rero kuvuga ngo kujya muri relationship n'uwo muntu mugakundana kabisa bikabaseri ari mukuru akurusha iyo myaka 70 wowe ufite 21 nibaza nta nubwo ndabona urwo rugo sindarubona pe sindarubona ntago rukurangura ndabona umuntu ufite imyaka nyine hari abantu tubona umwe wenda afite nka 50 undi afite wenda nka 30 amurusha imyaka mike ariko nk'umuntu w'imyaka 70 n'undi imyaka 21 ati ntadi nse bitwaye kise nyine yakugira inama ariko ntago mwashakana nk'umugore n'umugabo ngo bikunde none se nuwango wowe rero nuwango wowe ugendera ku myaka ushaka ngendera naho ku myaka wenda ni urukundo rujya rushaka kuki ruhisemo imyaka uzi si impamvu kandi rujyaho rushaka ariko nanone ntabwo rwakwerekeza ku muntu w'imyaka 70 mbese iyo ruvuga ngo rujyaho rushaka uraruyobora aho ngaho uraruyobora aho ngaho uraruyobora mbese ugomba utivuguruje oya reka nkubwire hari igihe utekereza neza ukumva urukundo rujyaho rushaka pe nta muntu utabizi kuko ujya kubona ukuntu ukunze umuntu utazi ukuntu byagenze ngo ni impumyi urumva ni impumyi pe ni impumyi ariko nanone ntabwo ushobora kukwerekeza ku muntu ufite imyaka iri hejuru cyane akurusha nka 30 uvuge ngo urukundo rujyaho rushaka ntabwo rero rujyaho rushaka urukundo hari igihe nyine ngewe umuntu mukuru nemera ko yakugira inama kuko hari byinshi arabonye utarabona ariko sinemera yuko nyine ubwo wamutunze nk'umujyanama kuki utahitamo kugira umujyanama umubyeyi wawe ahubwo birashoboka ubwo rero wahita umukatira inama mbi kugira ngo ujye wemera ko uri umuntu asohokana nakubwiye ngo hari igihe uri inshuti n'umuntu mugasohokana ariko tuvuga ngo muri relationship hari igihe uri inshuti n'umuntu rega mugasohoka gusa mukaganira nk'uko wabitubwiye akajya anagusoma mu bantu gusa ubwo waba uri proud ntabwo mu bantu rega ashaka kugusoma ariko wakumva ufite isoni isize iki kandi urimo urya amafaranga ye watumijeho inkoko ko utagize isoni ureba kuri tarifu ibyo bintu byo bumva ari byo ese reba bumva ari byo ni inshuti nyine tu ni best
none se wowe warebye kuri tarifu urenga amafiriti ujya ku nkoko kuki kugusoma wumva ugize isoni nyine ugomba kugira isoni kuko uri kumwe na grandpere wawe sogoko birashoboka ariko njyewe nemera yuko rwose umuntu ufite imyaka iruta iyawe yakubera inshuti pe akakugira inama ariko byo kuvuga ngo kubana ngo igikwe ntabwo byashoboka imvugo y'urukundo ni impumyi urukundo rujya rushaka ntabwo uyemeza ntabwo nyine urukundo ni impumyi ibyo ndabyemera ariko aho rushaka wapi aho rushaka wapi mbese niba ari impumyi nyine kuki rutagenda ngo rugwe kuri uwo musaza uhita uhumuka ntabwo ari impumyi rero ushobora kuba ari impumyi ariko ugeze kuri uwo musaza uhita uhumuka none umusaza ukurusha imyaka 50 ese ubwo ubundi mwasohokanye ugasanga wenda ahantu ukeneye papa warahari byagenda bite papa warahari bihita bihindura isura bihita bihindura isura wamwihakana se namubwira uyu muntu turi kumwe ni inshuti yanjye twaje gusangira ko inshuti ni umujyanama mwiza agira inama ibyo wawe tumubwira wenda tukigana muri kaminuza birashoboka nabyo wabimubwira ubwo se yaba areba ate koko uwo musaza se yakwihangana byanga ariko ndakuyabona ko harimo akantu y'abantu se basohokanye bafitanye birashoboka ariko nyine erega n'umusaza buriya ari kumwe umusaza ari kumwe n'umwana muto buriya bafitemo n'isoni abafitemo n'isoni kuko abavuga se ubu umwana murusha imyaka 30 cyangwa 40 turicaranye hano nk'ubu ngubu wenda nk'umukobwa wanjye aje nk'ahantu akambona wenda umukobwa we aruto basohokanye yabifata gute nyine ugasanga nawe afite complexe nk'izo nyinshi ni ikibazo umugwaneza Irene Chanela ni akahe kazina ukunda cyane muri ayo Irene ka Irene niko fresh ni igiki kintu Irene ajya avuga ati ngiye kinumva nyirambiwe kabisa anafiza nafu yaba mu byo ubona haba mu byo ucamo byubutisha ibintu nabyo mbona bimaze kurambirana nyine nko kujya ntabwo nko kujya nko gusaba nk'akazi ahantu bakakubwira ati wenda birasaba ibi n'ibi ukabikora ushobora kujya gusaba akazi ahantu umubosi akakunaniza akagusaba nka document ukazimuha hanyuma nyuma yaho akakubwira ngo mbere yuko utangira akazi tubanze tubonane duhurire nk'ahantu dusangire ibyo bintu rwose gusangira no mu boss umva ari ikibazo cyangwa ntago ari ibyo urimo tubwira urumva hari igihe nyine ntago yavuga ngo ndagushaka kuko hari ibintu wenda ngo nkeneye uko bibaho oya nkeneye ko dusangira bisanzwe ukagenda wumva ko ari ugusangira ugasanga nyine we ahise akubwira ati mbere yuko nguha akazi n'iki turabanza duhurire nk'ahantu nyine mubanze muryamane yego buri gihe ugasanga nibyo ngibyo nyine ugiye gusaba akazi nibyo ngibyo wanza kukubwira man nyine biba birakurambira ukumva wanabireka gusaba ukongera wumva n'akazi nakushaka wumva n'akazi narwo ukigakeneye narwo ukeneye no kugakora byakubayeho yego wabyitwayemo gute se nyine ni experience y'ubuzima nyine nko gusaba akazi nk'ahantu nk'inshuro nk'eshatu umuntu wese akakubwira gutyo akakubwira mbere yuko nyine nguha akazi tuzanze duhurira ahantu ibintu nk'ibyo bikubaye inshuro zingahe ku buryo bw'uti shanda nabirambiwe eshatu bose bagusaba ko muryamana nyine ngo duhure ese duhurira ahantu tubanze twishime hanyuma uzaze mu kazi nyuma kandi ibyo yagusabye warabimuhaye sibyo hanyuma agashaka ko nyuma noneho mbere yuko utangira akazi cyangwa ukazamo ubanze muhure nyine ni ibintu biba birambiranye pole kabisa ese hari abantu bavuga bati ubundi ahantu bavuga bati ubundi se boyfriend wawe se n'ubundi we ko wamuha umuntu akwemerera akazi ukamuha akaguha akazi ni izihe ngaruka zirimo boyfriend wawe kumuhera ubuntu oya urumva boyfriend wawe ni umuntu utekereza gutyo boyfriend wawe kumuhera ubuntu umuntu wakaguhaye akazi ko wamuha ni ibintu birenze
ariko boss wawe ni umuntu uba ugomba kubaha sibyo ni umukoresha wawe aba agomba kugukoresha sibyo kandi muba mupfana akazi yego nta kindi so boyfriend wawe ni umukunzi wawe sibyo ibihe byo kwinjoyinga biba bikenewe nyine nk'umuntu mukundana rero ngo mu boss mamupfana akazi gusa sinumva ko mushobora guhura ngo ko ngo yaguhaye akazi ngo mubanze mukore sex kubera iki bibaye rimwe se bitwaye ntago bibaho ubwo nyine ni kwa kundi uvuga ati n'ahandi nzajya gusaba akazi bazajya banyaka sex mbanze nyitange mbere yuko ntangira akazi kandi uko kwitesha agaciro ngo wabutaho kugira ngo ngiye mbe umushomeri imyaka kugira ngo mbone akazi mayo boss wanjye turyamanye nakomeza nkibera umushomeri nta kintu bitwaye ukajya wihera boyfriend ku buntu cyane yego subwo nibwo uba wunguka uri kubyungukiramo uri mu nyungu ahubwo cyane inyungu zirenze kuruta ubushomeri umu boss ari ikintu utazi nk'uko yakwatse ko muryamana mbere yuko aguha akazi ntabwo ari wowe wenyine niko byaka n'abandi ubwo n'abandi bose nyine ubwo baza gusaba akazi nawe ntabwo yagusabye ko mujya mu rukundo ntabwo aba bigusabye sibyo ariko nyine byibura niba yagutumye ibyangombwa byo kaguha akazi ukabimuha nibaza ko nta kindi kintu mushobora kuba mwavugana abona ko byuzuye byakubwira ati kwino utangira akazi kubonana mbere bifasha iki nta kintu bifasha ubwo nyine mu boss uhita uba yari ngunateye ukatuvuga ati uje gusaba akazi wese tayari utubuta ahubwo aba bakobwa bose barimo nuko bagezemo turehera nk'uko umukobwa wa mbere ukora ukatuvuga ati ubwo niba ufitemo n'umushuti wawe tubakusa ubashushanya wewe tubitekereza nyine gusa nyine ikosa udashobora gukora ntago wabibwira abo ngabo nyine abakozi akoresha ngo boss ngo yabanje ngo ngo ni iki n'iki none se ubona impamvu ibyo bintu biba kenshi kuko si we wa mbere n'abandi bahura nabyo nari n'abadukurikiye bahuye nabyo impamvu nyamukuru biba ni iyihe byazakemuka gute nyine kubera ko akazi karabuze kandi abantu badafite akazi hanze ni benshi nyine kuko ababosi babona yuko umukobwa akeneye akazi cyane kandi wenda akabona ko nyine ari nk'abakobwa wenda nka 5 cyangwa 10 bari kumusaba akazi ahita ashyiraho icyo kintu cyo kugira ngo ushoboye kuba yagikora agikore hanyuma atsindira akazi niko bigenda kabisa Irene umugwaneza Shanela umugwaneza Irene Shanela cyangwa se umugwaneza Shanela Irene byo kundangamuntu byanditse gute umugwaneza Shanela Irene ka Irene karimo hagati ku muntu bari byo sawa umugwaneza Irene Shanela best wawe w'umukobwa best wanyu no bikabye agira ngo mama unakundana best w'umukobwa uramutse umufasha guca inyuma na boyfriend wawe warenganya ndi boyfriend cyangwa umukobwa w'inshuti yawe narenganya best wawe umukobwa kwaye kubera abakobwa turaganira cyane akenshi amabanga y'aba boyfriend bacu turayababwira wenda nubwo abatari yose ariko turabiganira ukibaza umukobwa n'inshuti yawe muganira byose ni gute ashobora guhita guca inyuma akajya kuri boyfriend wawe kandi azi neza ko mukundana boyfriend wawe kwazi ko mukundana kukiyemereye undi umuhungu rega nakubwiye ngo ariko ibyo bikwiye gucika kuko abahungu bahora bikine umuhungu ni umunyantege nkeya ni umuntu wayi ako nase wabona umuntu akwizaniye ukamwanga ko cyane kabisa ubwo wabona ibijya kwisanuka ngo kubirya nge nabyanga rwose wenda nka Irene byangora wenda nko kuri Irene byangora kutize byakugora ntago ariko narimvuze harabo byagora niko narimvuze ntago narimvuze ngo kuri byangora harabo byagora ariko turimo n'ababishobora ugatsimbara ku rukundo ugakuvuga ngiye nkundana na Irene rwose nta mpamvu ubundi iyo ufite umukobwa w'inshuti yawe muri inshuti ukajya umuganiriza ku bya boyfriend wawe uwo mukobwa ugiraho ukanabaho ibyo ntacyo bitwaye kuko kumenyana nta kintu bitwaye ariko ikintu kibazo ni ukuntu umukobwa abazi neza yuko ufite boyfriend kandi nawe amuzi agacaho akahita ajya kuri boyfriend wawe icyo ari ikibazo umuhungu nawe akavuga ati kaze neza rwose ntabirenze none se ubwo ariko ngiye mba numva narenganya umuhungu mwana umuhungu bose baba bafite amakosa ariko uwo nashinze cyane amakosa ni umukobwa kuko umukobwa yemerewe kuguca inyuma kandi azi neza ko kudana nese atagiyeyo umuhungu yaza kumutereta se amuterese ikosa ryajya ku muhungu n'abahungu bakora batyo birashoboka ariko umuhungu twavuga ko umuhungu yavuye akaza gutereta umubesto wanjye noneho besto wanjye we yagiye kwirebera boyfriend wanjye ngo se ni gute navuga ko ikosa ari ry'umuhungu ariko ubwo so umusore arimo neza
bivuze ko no ku bandi yaba bikora ahubwo oya nyine umukobwa yaguciye intege umuhungu aba umunyantege nke. Tekereza ko uwo musore ashobora kuba abizi ko uwo mukobwa ni inshuti yawe nawe. Kuki atatekereza ahubwo ko baje kumuneka? Uzi ko njye ariko nahita mbitekereza. Tabani ya disi buri Irene wabona ari nka maneka nyoherejeho yagira ngo arebe uko nitwara. Nyine abatipe batekereza gutyo ni bake. Turi bake wankunze ko turi bake. Ko turi bake wankunze. Wapi? Yitwa Irene kabisa. Irene njyewe narenganya umusore wawe. Oya sha reka nkubwize ukuri. Umusore nyine wese ni abanyamakosa ariko ikosa rya mbere umukobwa nawe ufite ikosa. Umukobwa nawe ufite ikosa. Okay, noneho impamvu nyamukuru no kubera iki ubone ari iyihe mpamvu abantu bacana inyuma? Navuga yuko ari nka care. Care nkeya. Gishobora gutuma nyine abantu bacana inyuma. Umuntu wamukubise care se ubundi wamugani yabajya. Hari igihe ega reka nkubwire hari igihe umuntu aba afite ingeso nta kintu na kimwe yabuze umukobwa amwitaho amuha care akoresha uburyo bwose bushoboka akamwitaho ariko umuhungu ntagire ikintu na kimwe ukajya mu maso bashyizemo agakingirizo ntabone akabirenga akagenda nyine akagenda akajya ahandi ariko ibyo ngibyo ni ingeso ntabwo ari ngo aba yazibuze ahubwo ni ingeso nyine niko abateye nyine ubwo ntago aba afatitse. Se bibaho mwana. Bibaho cyane. Mesire ubu nkawe koko. Nuko kuntu umeze no kuntu uri mwiza no kuntu uteye. Umusore wamuhataka yakakurenga akajya ahandi. Uko ameze hari undi ubwoko bwa care ukundi kuntu nyine we yifuza utameze nkanjye. Kuki semeye ko mukundana kandi utameze uko ashaka. Erega nase umuntu ntago igihe cye kigeraho kikarangira hakagerwaho undi gihe cye. Shangiye ntago mbizi ko ngiye sinjya marara ibyo no guharara. Okay nyine bwo buri muntu wese agira ukuntu nyine ateye n'ukuntu atekereza. Ushobora kubona wenda umukobwa yaguhaye care nta kintu na kimwe ataguhaye muganira urukundo rumeze neza ariko nyuma hanze agaturuka undi muntu nawe wenda amuha care umusore nyine akajyamo hagati akabura hajya n'ahareka ariko umuntu uturutse hanze abatanga ibyo utatangaga. Ese iyo uvuze care muri rusange what does mean? Care ubundi care ni kwita ku muntu icyambere twagiye muri care zo kwita ku muntu icyambere kwita ku muntu nka boyfriend wawe ushobora kuba muri kumwe ukabona uri kumukora utubizu kumubwira ko mukunda inshuro nyinshi nyine ukabona ukamwongorera utuntu nyine ukabona ibintu biryoshye nyine pe ukabona utuntu twiza nyine ku muntu mukundana ariko nyine hari igihe ibyo ngibyo agera ngaho wenda akabirambirwa akavuga ati nyine no kureba hanze nyine ukuntu bimeze akaguca inyuma gutyo ariko icyo gihe ni ingeso ntabwo ari ngo ubabuze care ahubwo ni ingeso umuntu aba afite. Ariko si ubwo umuntu umuha care gutyo utwo tubizu turimo mubwira ko umukunda niba ashaka ko muryamana mukabikora yajya he handi ahubwo wenda akantu ko kuryamana gashoka katarimo. Hari igihe uryamana n'umuntu akakwanga da bibaho. Ubwo biba byagenze bite? Hari igihe ushaka kuba ubutamunejeje ububishye biba byagenze bite? Umusore bundi aba afite amatsiko nyine aba afite amatsiko kuri wowe ya matsiko ashize hari ikindi nyine baba yakubonye tu ajya gushaka ibindi bishyashya none ariko subwo nta kuntu nawe wabimuha neza ku buryo nta kintu namba cyamujyana bibaho kabisa. Uko byagenda kose pe abakobwa buriya baragerageza pe bakitanga uburyo bwose bushoboka ku ba boyfriend babo ugasanga umuhungu niyarananiranye n'ikinya niyo numva ko bibaho ibyo bintu bibaho ni ukuri cyane ahubwo cyane mbese ubwo hanze we yabuze ikindi gishya cye wenda bafite aka experience kiwe nyine gatandukanye n'uwo ngo bari kumwe ariko ngiye mbifata nk'uko umuhungu nyine ari ingeso ashobora no kugera no kuri uwo wundi akamukorera ibitandukanye n'ibyo girlfriend wa mbere yamukoreye n'uwa kabiri akamureka akajya ahandi nyine ni ingeso niko navuga. Ubwo umutipe uri serious agomba nyine ibyo bamukorera akabona nyine ko bimunyuze numva yaguma nyine aho ngaho agaturiza aho ngaho. Umusore mukundana wamuha mwaryamana umusore mukundana wapi
wabyumvishe ahubwo ko za kiya zawe zituzuye niyo mpamvu niyo mpamvu Shanela reka nkubwire impamvu hari igihe nyine uba ukundana n'umuntu sibyo ariko igihe cyo kuryamana kitaragira wowe nawe ngo mukore sex mukaziha nyine igihe muzabikora ni nk'igihe runaka se kingana iki ku buryo murabiganira wowe n'umukunzi wawe ukamubwira ati tuzakora sex igihe nk'uwo mukundana mwahanye igihe kingana iki ndanze nabyo mvuze yo disarazi so atubwiye ntabwo ari ibyo byataje kutubwira twihaye imyaka 3 simfa kabisa nta kintu Sharirene ko byoroshye watubwiye nta kintu ngomba kubivugaho iyo myaka mwihaye rero yamunaniye kuyitekereza none oya ubundi iyo ukundanye n'umuntu muraganira byose hanyuma ukamubwira tuzakora sex wenda twarabanye cyangwa wenda nyine biterwa n'ibiganiro muba mwagiranye n'umukunzi wawe iyo myaka rero muhaye nibwo hahandi munaniye kuyihanganira ndashaka undi ariko yabikubwira kugira ngo agende ajye kubikora hanze abikubwiye wabikora iki twashaka umuti okay mwabikora undi muti wawe wari uwese nyine sinzi ariko njye n'umukunzi twabiganira none se icyo tugomba gukora none se ingingo ni iyi ngiyi imyaka wamaye dukundana tutararyamana kwihanganira birangoye shaka umuti nyine ndamubwira ni njye akavuga ati ibintu ni bibiri wahindura imyaka ukayigabanya tukaba twabikora cyangwa nareba undi ku ruhande n'undi tugakomeza tugakundana njye nawe tukahita dupanga igikwe hanyuma tukabikora igikwe se kitaragira we atarabona ubushobozi bwo gukora ubukwe biragoye nyine biragoye ariko agukunda nibaza ko yakwihanganira nibaza ko impamvu imwe nkuru ituma abantu bacana inyuma ari ku kibazo cy'imibonano mpuzabitsina ntabwo ari cyo kibazo mushobora no kubikora neza cyane nose ubu ntabwo ujya ubona abagabo bafite abagore babaca inyuma ntabwo biba byaragenze neza icyo gikorwa oya ahubwo hari igihe bavuga ngo ingimwe ngo niba ari ngutera ngo bwaki niba ari ngo ibiki simbizi ariko abagabo nibyo bintu bakunda nyine ngo bakeneye guhindura ngo kuwa mbere ngo uryange imvanye bize kuwa gatanu none se wowe kuki utagomba kugira innovation nk'umugore uhora uzana udushya umugore uzi ubwenge azahora azana udushya ntabwo yaguca inyuma rero uzana udushya nakubwiye ngo afite ingeso utwo dushya ntiyatubona mu maso ahita hazaho agakingirizo ntabone utwo twose ntatubone katajya hanze ni ugusa impamvu nyamukuru abantu bacana inyuma ni iyihe impamvu nyamukuru ingeso ntabwo ari impamvu hari igihe wenda mu buriri wa mugani bitagenda neza birashoboka nabyo kandi bigarukeho wenda umugore bitagenda neza nyine atagushimisha sibyo cyangwa se wenda mufitanye ikibazo mwashwanye nabyo bishobora gutuma ibintu bitagenda neza mu rugo bigatuma umugabo yivumbura akajya nko kuruhukira nk'ahandi nyine hatari stress bitewe wenda n'impagarara ziri mu rugo ubwo ni cyo ngicyo gitera gucana izo mpagarara uzikemura gute nk'umugore uzi ubwenge fata umugabo wawe mukaganira aho bitagenda neza mukabikosora hanyuma urugo mugakomeza mukarwubaka nta mpamvu nyine yo guserera kwiteza abantu yuko ngo byacitse oya kuganira umugore niba afite amakosa agaca bugufi umugabo niba afite amakosa ntabwe ngo ni umugabo mu rugo ngo ahite ngo yigira ngo njyewe ngo ndi umugabo ngo ugomba ace bugufi nuko afite amakosa bose nyine bace bugufi basaba n'imbabazi birangire batangire ubuzima bushyashya bubaka urugo rwabo haravuga ati umugabo asaba imbabazi umugore nese ubu erega iyo washatse umugore umugabo njye nemera ko ari umutware w'urugo umugore akaba ari umufasha sibyo rero umugabo we kuko ari umutware w'urugo umugore baraje kuba umufasha wawe kugira ngo ibyo nyine wowe nyine navuga ngo ibyo utujuje umugore azabikuzuriza inama nyine ukeneye umugore azaziguhe ni gutyo nyine urugo ruba rwubaka kuko ntabwo umugore yazamura amagambo n'umugabo ngo azamure amagambo urwo rugo rwajya rugurumana buri munsi uzarwubaka pe ku myaka mike yarumvaga experience dukubita impamvu ngewe navuga ngo ni nyinshi ariko ibintu nkunda kuganira n'abantu bakuru cyane abantu bubatse bakangira inama y'ukuntu zubakwa ku buryo nyine nanjye ninjya kurugeramo nzaba nzi ukuntu ibintu bizaba bimeze uzaba ubizi mfite ukuntu nzaba nitwara
uzi ukuntu uzaba witwara kabisa ibyo bibazo byo mu rugo ukajya umasha kubihandoringa nyine umugabo yarakara nanjye sindakare cyangwa tugera dusakuze twiteza abaturanyi ni ukuganira niba nakosheje nkaca bugufi nkamubwira ngo rwose mugabo wanjye mbabarira nakosheje nyine byagenze gutya na gutya ariko basi ntabwo bizongera nyine nkamusaba imbabazi ariko nawe yankorera amakosa ntiyitwaze ngo nuko ari umugabo mu rugo nawe nyine agaca bugufi akambwira uzi ko n'umugabo akora amakosa ahubwo umugore akaba ari usaba imbabazi ariko nyine biba byiza kurushaho iyo umugabo azi ko yakoze amakosa agasaba imbabazi umugore we buriya umugore iyo umugabo amusabye imbabazi uzi ukuntu umugore yishima ahita yishima byatari na za keya zose zitazigaruka bigahita bigenda neza kubera umugabo asabye imbabazi buriya abagore bakunda abagabo yabo basabye imbabazi ariko ni n'icyubahiro uhaye umugore wawe uba umwubashye nyine umugore wawe ashaje umukunzi mukundana ajya gusaba imbabazi yakoze nk'iki se yambabaje yo disi ukuntu bivuga yambabaje nyine narakaye yansaba imbabazi ariko ari mu makosa nyine nkumva ni byiza kuba basi byibura mu agaciro ko kunsaba imbabazi okay fresh yitwa Irene niwe twarimo twiganira turimo turagana ku musozo noneho ingo zubatse numvishe ko ufite experience nubwo utararwubaka kugira ngo umugore atazaca inyuma umugabo ariko se ubundi ni uruhe ruhande rukunda kubikora cyane ntabwo navuga ngo ni abagabo cyangwa abagore ariko bibaho nyine ku mpande zombi bishobora bose bagacana inyuma okay ni inama ki wagira amatukane ku musozo ni uko hagati y'umugore n'umugabo nta mpamvu yo kuba bacana inyuma baba barashakanye bakundana sinzi impamvu byahinduka nyine bakaganira nibyo navugaga n'ubundi mbere bitagenda neza mu rugo nyine bagahana keya nizo navuga ko zifasha ziri mu bintu nyine bifasha urugo nyine kuba rwakomera bagahana keya bakaganira keya ni ikintu cy'ingenzi keya ni danje nawe ukunda keya nta muntu udakunda keya ni ukuri nta muntu n'umwe nawe udakunda keya okay fresh yitwa Irene wakoze cyane kutuganiriza rero kuri RTV wakoze cyane umukunzi nta kintu wamubwira dusoza ubu ntabwo aba agukumbuye arakurikirana yawe TV nyine ababona ibiganiro kuri yawe TV ubwo nawe azajya muri komenti ariko atubwire n'ibizokeye kuko azibona ahubwo nasaba abakunzi ba yawe TV kujya muri komenti nyine bitewe wenda n'ikiganiro ukuntu cyagenze n'ukuntu nyine twaganiriye niba ibyo navuze wenda inama natanze cyangwa se wenda niba hari icyo nabo banyunganira bakabyandika muri komenti kabisa bagaduha komenti nabo batubwira uko babyumva tuba turimo tuganira tumvikana ko tubyumva namwe mujyamo mukatubwira ko mubyumva yitwa umugwaneza Irene Chanel niwe twarimo twiganira kuri yawe TV yitwa Patrick ndabashimiye cyane reka dusuze n'umusore nawe ufata ishusho rya HD Mamo igishusho ryiza cyane nubwo n'umwari mwiza nawe babigiramo uruhare Irene wafata ishusho ribi bibaho agetara ako niko kabi turabashimiye cyane mwakoze cyane kuba natwe kuri yawe TV Bless Joanna nawe ajya anyura kuri izi mikoro nawe turamusubije cyane nitwa Patrick ndabashimiye amahoro y'Imana abane namwe